banyita Kavuna mabuja. Bakwita Kavuna. Kavuna. Uri Kavuna koko. Imivugire n'imikorere ni Kavuna. Imigendere ni Kavuna. Uri Kavuna uzapfana n'icyo ugejejeho. Itu uri Kavuna koko. Umite umukiza umukonganya ugenderera abandi nanjye ntusige Yesu umukiza wanjye umukonganya ugenderera abandi nanjye ntusige ugenderera abandi nanjye ntusige Yesu mukiza wanjye ngukonganya ngugenderera abandi nanjye ntunsige Mana yanjye we noneho akazi ko muri uru rugo karansiga n'imvune pe akazi ko muri uru rugo kazanyica n'umushahara nawo n'ubu nazira igihe byibura ngo mvunikire ukuri uvuga ngo wenda n'utwo ndi gukora turimo turagoboka aho nasize inyuma se Mana yanjye ibintu amaherezo nayahe koko ubona uyu mumabuja nawe ushobora kuba yanakwambura guhemba nabi kuvuga nabi aho ntugira aha ntuca aha ntukore iki ntukore kuri iki amategeko aba afite ubundi yakabaye anishyurira igihe cye akareka gutuma umuntu amutekerezaho ibi nabyo ntabwo ari iby'umuntu w'umusirimu ukuntu agaragara yakabaye ari umusirimu muri byose imvugo ikaba ariyo ngiro akamata akazi ariko byibura nanjye agashahara kanjye gake akakamera ku gihe pe ni ukunyica kanyicana n'ubugingo uramukoza ibibazo wasize mu rugo ibyo n'ibindi ngibyo by'abagore wasize mu rugo sinjya kubwira ngo ujye kubashaka nta mupira n'ibibazo nifitiye hano nabyo ngo ntibimurebe nabyo nta murongo bifite urabona ko numvishe umugabo we ngo yitonde ntabwo akaba yarashatse uyu muntu ntabwo ari iby'Imana ikora aba banya bahuje umutima iyo mutabaye mubi undi aba mubi byose bisaba kwihangana burababona nawe yari umubi nuko atahora yibereye ku kazi ariko ngaje ndeba umwiyenzeho uyu munsi rwose noneho amezi abiri arahagije kandi nanjye mfite utubazo n'ubundi ntacyo naba nararuha Bibe mbana umubwire tebuka wihuta tebuka ariko uri kunyereza wicaye tuganire meze uteze neza uramutse neza na n'ubu byose byashize byashize Mana ishimwe ubu rero ngiye kujya gusenga tugiye mu masengesho ya korali ariko nashaka kubanza ndwaye kondisiyo
amatwi nyumve uri kunyumva ikintu cya mbere ngiye kukwiyama no kwihanangiriza kwiyamye kujya nkora mbona n'uyu mugabo muganira utuntu ntamye ubwoko bwatwo uri kunyumva umva rero tugiye kujya gusenga ariko sinshaka kuza kumenya amakuru yuko hari ikintu n'iki na kimwe ufashije uramuka uri kunyumva ibintu wihaye byo kwihagaza ntabwo uhaye ukifata hagiye hose ukumva wamufasha umubaza umufasha ndakwiyana waje kunsura ntabwo waje kuba umukozi ahangaha uriya n'umukozi wanjye nazanye mpemba nimba wumva ukeneye kujya ukora imirimo akora umubwire mwirukane usigaye ugakora nawe guhemba uri kunyumva neza turi kujyana ndakwiyamye uvuga mbere n'ubwanwa ngo usubiriremo ubu ndagiye nkitsimbura ikirenge ngenda ugiye ujye mu cyumba ufite telefone ntirimo umuriro hariho mega ugenda urebe kuri YouTube mbese imbuga zose ziba zose uzirebe ukumva ubyifuza niwumva unaniwe ujye mu buriri byamusinzira ndakwiyamye kuko buriya amakuru menshi ngene yamenya no kuba utazi uwo yampaye ndamenya ko hari n'ikiko cya bwaswa kimuhereza urambona uri kunyumva yaraje ajaze mu kazi amafaranga muhemba ni menshi arahagije nako kunyumva urumva ari na menshi mba numva ari na menshi n'akazi akora niyo byo kwifata mwana uri ibyombo ameze ndakwiyamye n'undi munsi nta soni ubundi bimenyereza itegera nk'iriya mu mumenyerane ikumarira ikiza ikumarira iki nta n'isoni ubu ndagiye gusenga ninza ningende kukubwira icyo gukora icyo nzajya nkubwira ngo nkorere iki uzajya ugikora icyo nakubwiye apana jya mu uruhuke niwumva ukeneye icyo gukora icyo umaze ngo nta kantu nagukorera ese undi myenda yawe yarayifuze wagize ute kugira ubwenge aho manzi uri n'ikigo gihari manzi utaruzuye mu mutwe nakubwiye icyo kigera ahangaha narakubwiye ngo yaba n'ikariso yaba n'iki kavuna ajya bifura uri kunyumva nta n'isoni wefuze yo muntu uri kufira ko nk'ubu wefuze se byagenze bite yari yabuze imbaraga se yari mu kandi kazi urayimesa nta n'isoni nuko ntanakuboye rete umva rero mubwire umwenda uwo ari wo wose ibe n'ikariso agomba kujya bifura n'undi munsi sinzongera kubona n'umunsi wa rimwe wifurira imyenda ikindi kandi bintu webe kujya kwiyarurira uriyarura se kubera kandi mfite umukozi w'impemba ujye wicara mu ntebe umubwire ngo nyarurira shyiraho rushe y'umukire shyiraho rushe icyo ushaka cyose umubwire ibyo akwarurira n'udahagaze gukongera ntiwemere no kwiyanurira isahani numara kubwira kuza azizane iki azatwara isahani uri kunyumva neza nta kintu wemerewe gukora na kimwe cyose nkubwiye ngo ukora iki byo kujyaho hari isoni rero cyangwa wagize ngo harabaha gusa arakora n'umukozi uri bamwita umukozi nta soni ugomba kujya wicara nta kintu na kimwe wemerewe kwikorera ntukihanagurire inkweto kandi usanga zinaguye nabi iyo uzimusubirishamo imyenda yayipfurize musubirishemo cyangwa none wufurije wanjye utasubirwamo uke uzabwengeye ujye mukata amafaranga ujye kugura imyenda nta soni umva nizere ibyo byose byumvisha ariko nzongera kubona ngo ugire ute subiramo ko amakuru ndi buyamenyera ntukajya ushaka kungura mu mwuka rwose ntukajya ushaka kungura ku mana yanjye ujye umbabarira rwose ndakwiyamye wa mukobwa we cyangwa se wumva niramukiye neza ariko ugatanya ukancumuza wowe ntumbere nkakabona kuvunika impuze kirimo cyose nzaruda n'ubu kikazanserera mu kirasezeye nta kundi nyine none se ubwo rero gira wari ufite utwo uri gukora mu cyumba se ninjye gusasa ko ni cyane bibasha sinanacyoheza cyongera ngo kirasezeremo kiratanamo ziriya nda zacyo njye mbona zijoga nubwo kideshya ko nabuze genda ubwo usase rero nanjye reka ngere ku rusengero ubwo ntumbaze ibindi byose ndabikubwira neza ariko witonde ngeze hanze ngwino ngeze hanze ariko ndakwiyamye ukomeze ubita ko nkwiyamye ariko se ariko genda akavuna haragoye koko
ariko se mukuru wanjye afata umuntu kuriya amufata uko yiboneye yibagiza ukuntu natwe twavuye hasi koko natwe twagira ubuntu bagakora imihanda bikatugwaho se koko iyo bakaduha amafaranga ngo batwimure tujye mu buzima bwiza koko umukuru wanjye wibagirwa koko ariko kavuna mu mwanya w'amazi akugirira neza sinzamufasha igihombo ndi mwana amakariso ngo amesere oya ntabwo nabyemera numva ngiye kugira ngo mufashe n'ubundi mukuru wanjye kumusenya ntabwo ari bubimenye umva oya ngiye kumufasha nise ari iki kurya umugabo yashoje kumesenya niba n'icyara amaboko yawe Yesu mbona gukubura nazi singitinya kabona karabe babuza mutoya aramutse komanda twazirutse se ndazindutse sabo ko ari uko uba waryamiriye wazirutse urabona saa mbiri zitagiye kugera reka ngufashe mbona kujya gukubura aho nari ngiye gukubura pe wagize ngo sinari nsoje nayo masafuriya yonyine nsigaye kunyuguza harandagwe ndabona wanayakubye ahubwo ubwo noneho reka ntabwo nayakubye nuko amasafuriya y'i Kigali se abagize ngo basa nk'ayo iwacu mu cyaro ariko ni ukuri pe umugira isuku gira isuku ni ukuri ndagerageza ariko nyine mabuja se rwose irazajya harengera ibyo ko mwongera ari wowe ubivuze wagize ngo mabuja ajye yemera ko ngira isuku oya se ntabwo abyumva kandi avuga ko natayemo n'indi ego aha ntabwo yabikora ntabwo ntabwo ari bimwe muhara bikaba mabuja se buriya kwemera ko biragoye ariko se ubu reka mubwire nta soni ufite ko umukozi koza kumara njyewe ntabwo namenyera ibyo kuryama rero mubwire mukuru wawe waje ni ukuri wabimusobanuriye ibintu byo kuryama ntabwo nabimenyereye cyangwa se ugatuma n'udufaranga twanjye nembwa nako badukata tugashyira nagira umutima nk'uwe njye nabonye agira n'umutima utazi nabonye yaragira none se ubu ahubwo ikarata mwibwiye ko nabonye ufite telefone ebyiri wangurishije kariya ku makeya ku mabuja we yananiye nashobora gukora kuri telefone ye ubu kuko ibintu wamenyereje byo kumiza ubu nugenda hari uzani oya ahubwo karanza akagusigira nasubira ku ishuri nawe wowe wivugira urakeza nzakagusigira kariya njye nta mutima mubi bakagusiye se ko mfite ebyiri kandi urumva wowe ubwo se mukuru wawe ayimbonanye wamubwira yuko nta kibazo njye nzanabimwibwirira ko nayiguhaye pe nta kibazo yakora ikintu nabonye ukuntu akunda utuntu urumva kereka umubwiye yuko uzahinga amezi abiri ari wowe uyafata aho yambwira ko oya ntabyo kumubakira wampaye telefone rese urumva wazajya ubona umwana ufite reka mubwire niba umuntu yifata agafata telefone cyangwa ngo ntiyayiyuza agafata televiziyo akagenda agashyira mu cyumba ngo azareba televiziyo ubwo wavuga ko wampaye telefone y'ubuntu tugakiranuka televiziyo yarayibitse se buriya ahubwo ndayibuze navuga ati se yahayibitse nta muntu ngo na ngo nanjagatira zo mu cyaro zireba televiziyo ngo zitazamukururira imbaraga cyane ego komanda njye ntabwo meze nkawe rero areka ntabwo mutima mugira numeze nkawe mu minsi mikeya wowe ubwo nafuraga amadizeni abiri y'amakarito sagiye kuba ni none mbese n'amakarito wayamesaga urayamesa reka mwisagira akantu gato muzana nyamuneka ntabwo iryo kosa narikora kandi nawe numva kuyavuguta mukuru biravuna wanjye ntabwo yahinduka bigezaho ntuzongeremo ayawe reka natwe abanyeshuri twavuga ngo aya tuza dufite mabuja ubunebwe ariko arahagije ntabwo nabikora n'ay'imfura ayo ngayo ayo n'ay'abakobwa be utazongera njyewe ntabwo nabikora ndabona noneho nsa nk'usoje nawe ndabona amasafari yasoje noneho mabuja ndashoje ataza agasanga ntacyo ndageraho ahubwo si ibyo mbaho binyinjirize ntaribi hari ikibazo nanjye reka nze twaba tuganiye mu nzu ntaribi yewe amahoro nubwo nagukereje ariko nanjye ntabwo ari njyewe ese ntabwo byakugendekeye bite nazindukiye ku muturanyi ejo navuye mu kazi
ngeze muri karitsiye nsanga yararwaye yarwaje umwana amaze igihe ari kwa muganga rero nanjye mbona nta kindi kintu nari kumukorera nanjye ntabwo ndahinga ukwezi ni kurapfa ngo byibura mugereho ahubwo nazindutse njya kumufurira namukoreye amasuku nakorobye ubwo urumva amasuku yo mu rugo yose nayakoze yego disi ahubwo reka mubwire iminota yari igihari reka n'ubundi tunyaruke tugere ku rusengero igikorwa cy'urukundo z'ubwo sinagikoze rwose Imana igumugisha wakoze neza cyane ngaho rero haguruka tugende tujye ku rusengero yego nyine byari byo nyine twari tugiye kugenda kare ariko hari akantu nashaka kukubwira akantu ushaka kubwira ni akantu nabonye ngo ntabwo nakihererana nkatereka nza kare nanjye nzinduke mbanze nakugezaho tubone kugenda kagira inkuru reka nicare umvanire iyi nkuru nzi kubwira neza tubone kugenda ubwo mbenda kugendeye rero begiye gusura Agnes uriya nyine perezida wacu wo muri korali yacu wo muri korali gereye ibintu niboneye n'amaso yanjye agahomba mu mwa azi kwishyiraho nanjye njya ndeba umva Agnes uzo mu rusengero ari wowe mu rugo ni ibintu niboneye n'amaso yanjye nabihagaraho n'amaguru abiri ariko ntujye kumwararika se ntabwo ari kumwararika se amakuru uko ubizi koko Agnes si inshuti yanjye ariko se inshuti magara yo muri korali pe n'abantu bose barabizi reka mbanze mubaze ubwo ibyo bintu urimo kumuvuga wajya imbere ya korali ukabivuga ukabihamya neza ntabwo n'amaguru yanjye abiri rwose ni ibintu nabonye n'amaso yanjye ntumusebe urabizi mu bantu bavugisha ukuri nanjye mva kandi ntabwo namuhararika pe ubwo mbe nagiye rero akinkubita amaso nyinshi bitemo n'umugore arahindutse mu maso kubera iki yabaze ikintu kibaye nanjye biranyobera bakamwajya mbona ari kunyitegereza ku birenge nkabona ari kunyitegereza ku ikanzu nanjye nkayoba icyabaye yego ko mana utambwira ngo ishyari ariko se ahubwo urabizi nawe ukuntu ari n'imbere ndi umukene urazi ko niba ujye kumusura nyine nambaye kwa kundi nyine n'imbese nta kantu akibura nyine yahise atungurwa nyine nawe urabyumva ahubwo yakabaye atashima Imana avuga ko umukene muri korali Imana yamuteye iteka rimwica ngego gusa none ndagutije iyo myenda ra ubundi yakabaye ataririmba ngo yarakibirinde koko yahise yihinduka nanjye ibyo ndikubwira ngiye rwose narumiwe pe atangira ngo umugabo wawe ngo yabaye umujura n'amafaranga se ngo yakoreye kugura iyo myenda rero umugabo wanjye nyine Imana yakibirinduye rwose ngo Imana duteye iteka mu kazi baramwongeje baramuzamuye mu ntera Urumva se ko numva imirimo akora mu rusengero nta nigura n'ibikorwa akora umugabo wawe konzi ko ari umukene ari hasi y'uwanjye amafaranga yo kugura iyo myenda abayikuye hehe yego ko mana nanjye ngo yatangiye nyine kuhirwa cyane kuba turiho hari ikintu utaruzi nubwo ngikodesha ubu nsigaye mfite inzu yanjye noneho yewe nyivuga gutyo noneho yesu we umugore wese mbona uguyemo mu kantu mbona we uzi ko burya wa muntu ari umupagani urebye ibikorwa akora ku rusengero reba iyo bavuze utanga sima hari ahasengera abo wambere bavuga inifomu akaba uwambere yewe bavuga aho umwana warwariye ku muhanda hagira ujya kumufasha ugasanga abaye uwambere mu rusengero aba ari uwambere ibintu byose bikora neza ariko mu rugo iwe ugezeyo yego yesu wabambwe ibyo bibiri nagezeyo nsanga ari umuntu w'umugabo ngira ngo umushyitsi waje kubasura oyaze arambwira ngo ni umukozi uriya mugabo ntabwo yikunda umukozi ni umukozi umugabo ufite umugore n'abana ariko mana arakuze ni ukuri nahamusanze ngira ngo ni nka nyirarume waje kumusura kumbe ibyo mufatamo noneho nibyo byambabaje amufata nabi se umva n'inkoni ndazishyira akamukubita ariko ndatinya no kumumesesha amakariso we yesu we ibyo bintu ko numva biteye agahinda arabitinyuka akamufurisha amakariso n'abana be b'abakobwa araboza amakariso arabamesera n'amakariso amuhagaze no hejuru yesu we ubu se koko uyu muntu ibintu atugaragariza inyuma akaba atabikora mu rugo rwe urumva uyu muntu ari umukristo wawe nabonye numva aratunguye rwose muri karitsiye nanjye barabimbwiye bambwira ibibi bye bambwira n'ibyiza bye numva ibyinshi n'ibyo nakubwiraga narenze kare ngaho nyumvire bwa bugambo bwanjye sara yewe ndumva rwose ibintu bye bitoroshye ahubwo reka nkubwire mama ho reka twigire mu murimo n'ubundi twaramutse turi buke gusenga twigendere Imana yo mu ijuru neza ko mu mitima yacu nayo ibya Agnes ibyo ntabwo twabijyamo ngo tubivemo Imana yica imanza reka twigendere umwami akorera azamuhemba twe ntabwo turi abacamanza reka twigendere tudakererwa reka tugende